urumva Cyuma ntagereranywa, nta munyamakuru n'umwe w'umunyarwanda ushobora kumugereranya nawe, nta uriho, haba mu babayeho kera cyangwa abariho none. Higeze kubaho abanyamakuru bavuga ibintu bitagenda mu Rwanda ariko ukabibonera mu isura imeze nk'iyo guhangana. Cyuma ntago yigeze aba umunyamakuru uhangana na leta cyangwa ubutegetsi buriho. Cyuma ni umunyamakuru washatse gusa kugaragaza ko abaturage bafite ibibazo kandi akabikora agamije kubyereka leta kugira ngo ibikosore. Leta ntiyashatse kubyumva kuko ngira ngo leta ifite amatwi aryoherwa n'ibyiza gusa, ariko ntaho bihuriye no kuba Cyuma yaba yari umuntu ushaka guhangana n'ubutegetsi cyangwa urajwe ishinga no kwerekana isura mbi y'igihugu. Hoya, ntabwo ari uko Cyuma akoze. Cyuma rero ntago wamugereranya, kandi gutekereza ko ushobora kumuzimya ukoresheje kumufunga, yewe kabone niyo wanamwica, kuko byose ntekereza ko mu butegetsi buyoboye iki gihugu uyu munsi birashoboka, ariko ntabwo muri ibyo byose nta kiriho gishobora kuzimya ijwi rya Cyuma, kuko ni ijwi ryaje rivuga kandi ryifuza ibyiza ku banyarwanda. Ni umutima wavuye ku Mana ufite agahinda k'abandi banyarwanda. Cyuma rero ntago wamugereranya, ntagereranywa. Ntabwo ntekereza ko abamufashe bakamufunga nabo ubwabo barabizi ko badashobora kumuzimya. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi murabona ko bagerageje gusiba ibiganiro byose yakoze kuri chaîne, ariko barabisibye. Se ubu barabisibye mu by'ukuri? Noneho musubire inyuma mubirebe, mutubwire ikosa rya Cyuma. Kuganira n'abaturage bakavuga agahinda kabo, bihurira hehe no kugumura abaturage? Bihurira hehe no gusenya ubumwe bw'abanyarwanda? Uriya mudepitekazi Murebwayire Christine wavuze ririya jambo, ntekereza ko hari igihe azaryicuza. Ni kimwe n'abandi banyarwanda bose bagenda bavuga amagambo biboneye, batekereza yuko batazabibazwa, ariko umuntu wese ubiba amagambo y'urwangano, umuntu wese ubiba amagambo yo gucamo abanyarwanda ibice azabibazwa. Ntekereza rero ko Cyuma atari we wabibye ayo magambo, ahubwo uwo mudepitekazi Murebwayire niwe ukwiriye kuzabibazwa. Kandi ntekereza ko buriya kubizera bo baranavuga ngo Imana ntinegurizwa izuru, umuntu wese azabazwa ibyo yakoze. Buriya nawe igihe kizagera asubize ibyari amagambo yavuze, kimwe n'abandi bagenzi be bose bagize uruhare mu kugambanira yaba Cyuma cyangwa abandi banyarwanda. Twe tukaba twibaza ubuyobozi bw'u Rwanda rwose, twadutabaza ubuyobozi bwo hejuru buturenganure mu aka karere ka Rusizi gafite ibibazo. Karere ka Rusizi umuturage wo hasi ararengana. Meya yaracije akatubwira ko icyo kibazo cyamurenze, twagera mu rukiko rw'ibanze bakatubwira ko icyo kibazo ngo bacyakire ariko ngo tutemerewe kujurira. None iminsi 5 baduhaye irashize, nta kintu baduhaye, nta kintu badutangarije. Niyo mpamvu tuje ku buyobozi bukuru, ku rukiko rukuru, baturenganure. Twazanya abana, barazana n'abandi baradutunga, kuko twe haramwe abagore batakibana n'abagabo, abagabo birukanye, kandi nibyo bifite ishingiro. Wabwiraga umugabo ko ari umugore mugenzi we kandi w'umuturanyi w'inshuti, ukamwumvisha ukuntu ari ibyo. None abagabo baraduhindutse. Twazanya abana rero, turaba hano ku rukiko, twabibwiye perezida w'urukiko rukuru, arabizi, naza turenganure, asubiza Gaspard n'umukobwa we bagaruke, afatanye n'abo banadina bafashwe baberemye ibimina, bagira uko bumvikana umuturage bamusubiza agaciro, bagaruke mu muryango tubane. Bitari ibyo ntabwo ibintu bizashoboka. Ibintu nibyo bikurura amakimbirane bikavamo n'intambara, ibintu nibyo bikurura amakimbirane akavamo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Twebwe rero twaje mu buyobozi bukuru, tuzahava iminsi 3 n'itanu, muzamuhari muzabyumva, tuzahava ari uko baje kuturenganura.
kandi ikintu cyari gutuma tutavuga ko ari ibintu by'ibinyoma, ibintu inama biro y'icyo kimina aberaga kwitwa Vandami kandi atuye imbere y'umurenge. Ibi byari bihagarariwe n'abashiki ba meya, twumvaga ko ikintu atagikora mu karere ka Musaza batamugishije inama. Niba tudafite umwavoka cyangwa tumufite, ubushinjacyaha bushinzwe kutujuririra ko kibutabikoze ko uyu munsi ari wo wanyuma. Niba bagomba kutujuririra umuntu rero twe turasaba ko babafata bakabagarura muri gereza. Icyanyuma turifuza ko DPC yaduhereza urupapuro tugafata kwa stere ebyiri, urupapuro rwo gusohoka karere tukajya kureba Perezida wa Repubulika, kuko ndabona izi nzego za hano bo barashaka kudusubiza mu icura burindi. Niba abantu baratanze amagara yabo, abantu bakabagendera mu magarara tujeriti kugira ngo igihugu kive mu mwijima, aba bantu bitwa abayobozi bakaba bashaka ko igihugu gisubira mu mwijima. Ntabwo twebwe dukeneye ko abantu bazarwanira mu muhanda ngo baterane amabuye, dukenera kwishyuza ku neza. Niba DPC naduha urupapuro dufate kwa stere ebyiri, twebwe tujye Kigali tujye kureba Perezida wa Repubulika turenganure. Yes, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Mwe mwafashe gahunda zanyu zitandukanye mukazihuza n'izacu ku Ishema TV kugira ngo dukomeze duhane cya gihango cyo gusangira amakuru abagezweho gatano ku kandi. Nkuko mwari mwabikurikiranye rero ejo bundi ku itariki 10 z'uku kwezi kwa karindwi, ni iminsi mikeya itambutse cyane, twabagejeje inkuru yo mu karere ka Rusizi aho abaturage bakoze imyigaragambyo ku rukiko basa naho basagarariye umucamanza. Ni inkuru ku Ishema TV twabagejejeho ifite umutwe ugira uti bihinduye isura, abaturage bariye Karungu bakora imyigaragambyo ku rukiko, umucamanza bari bamuciyemo kabiri. Aka kanya rero nje kubagezaho update, nkuko mubizi ko tuba tugomba kubagezaho amakuru yose kwa caracara no ku butaka bw'u Rwanda. Aka kanya aba bantu bagaragaye muri aya mashusho cyangwa se bigaragambije ku rukiko birangiye bitabagendeke neza, kuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunzemo batandatu. Binyuze ku rukuta rwa Twitter rwa RIB bagize bati RIB yafunze abantu batandatu bakurikiranweho gusagararira umucamanza no kuvogera inyubako y'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe tariki 9 Nyakanga 2021. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo dosiye ishikirizwe ubushinjacyaha. Kandi RIB yongeye kwibutsa abaturage ko mu gihe batanyuzwe n'ibyemezo by'umucamanza bagomba kujurira nk'uko amategeko abiteganya. Ngayo nguko mumaze kubyumva ko RIB yamaze kubata muri yombi abagaragaye muri ku rukiko batishimiye imyanzuro y'urukiko. Ibitekerezo byanyu ni mu bidusangize nk'uko bisanzwe, turagenda tubinyuzamo amaso ko bigenda bitugeraho. Icyari kinzanye kwa kubagezaho update yuko ibintu byifashe. Ubwo RIB yabafashe, reka wenda batarakurikiranye iyi nkuru reka twongere tuyibasubirizeho ni muyikurikire yose uko yakabaye, murebe uko byifashe. Ibitekerezo byanyu turabikeneye kandi dukeneye bya bitekerezo byubaka. Ikaze kuri mwese. Twa dufite ikibazo cy'abagore bashinze ibimina kandi bakabidushishikariza nk'abaturanyi abanyarwanda duturanye ba hafi, batubwira ko ibi bintu ari iby'iterambere kandi bakatubwira ko ibi bintu FPR bizi. Cyo kibazo dufite, bakatubwira ko ibi bintu bifite ubwunganizi bwaturutse harya batubwira ko bwaturutse muri diaspora, bitera inkunga abantu basigajwe bagizwe n'ingaruka na COVID. Nibyo batubwiraga, yari intego ya mbere twabashaga kumva vuba. Batubwira ko ibintu bifite amategeko, batubwira ko tuzajya dukora ibikorwa by'urukundo, tugasenga, tugafashanya ku bantu batagize ubushobozi bwo kujya mu kimina cyo kubona 500 cyangwa 350, tukayadusubira inyuma tukabafasha. Ibyo twabyumvishe vuba ko twabonaga ari ibintu biri kutuzahura nyine ko twatufite ingaruka za jenoside ndetse n'iza COVID. Ibyo byose barabidushishikarije turabyumva, kandi ikintu cyari gutuma tutavuga ko ari ibintu by'ibinyoma, ibintu inama biro y'icyo kimina aberaga kwitwa Vandami kandi atuye imbere y'umurenge. Ibi byari bihagarariwe n'abashiki ba meya, twumvaga ko ikintu atagikora mu karere ka Musaza batamugishije inama. Twumvaga ko ari ibintu bifite ireme kandi bifite ubuzima.
ibintu ntabwo byagombaga kumara ukwezi, icyumweru. Dufite u Rwanda rutureberera, dufite abantu batureberera, tubona bimaze ukwezi, bimaze abiri bikorwa nta kibazo, natwe tubijyamo ko twabonaga nta nkurikizi. Mama, kugeza ubu wenda ibyo ngibyo twari twanabikozeho mbere y'uburyo mwagiye mubishishikarizwa kubijyamo, ahubwo kugeza ubu hari impungenge, inzego z'ubutegetsi zari zabyinjiyemo, abantu barafatwa, ndetse namwe hari abo mwagize uruhare mu kwikurikiranira murabafata, ariko bari kurekurwa mu buryo twebwe muvuga ko mudasobanura. Aho ngaho niho dufite impungenge cyane, aho niho dufite impungenge. Twari tuzi ko umunyarwanda ari kimwe n'undi, tuzi ko dusangiye indangagaciro z'ubunyarwanda twese, ariko dufite ikibazo cy'ukuntu abantu bamwe bari kuvetizwa bakajya hasi, abafite amafaranga bagakomeza kuba ari bo bumvwa. Tukaba dufite ikibazo, se wa muntu uri hasi we azarenganurwa nande mu gihe turi kugira mu mategeko b'abantu bagataha. Dufite ikibazo kimeze gutya. Twagiye mu rukiko rw'ubugenzacyaha, ikibazo baracyakira, batubwira ko kibarenze ariko ko bacyumva. Ikibazo bakizana mu bushinjacyaha. Tugeze mu bushinjacyaha, itariki yo kuburana ntibigeze bayitubwira, ariko twe nk'abantu turebererana twarayimenye turaza. Bamwe bashaka banga ko tuninjira mu rukiko, ariko bamaze kubona nta kundi biri bugende batwinjije mu rukiko, urubanza turarwumva. Na bamwe baravuga, n'abamuhaye amafaranga mu ntoki wa Gaspard n'umukobwa we barahari, na borudero z'aho amafaranga yanyuze barazireba, no mu konti barayasuzuma. Ejo bundi batubwira ko basanze kuri konti ya Brezi hari amafaranga yanyuze arenga miliyoni 8. Ibyo byose byaragaragaye mu rukiko, batubwira ko urubanza ruzasomwa ariko wa mbere. Kuwa mbere hageze ngo hari konje, tuje ariko wa mbere baratubwira ngo urubanza ngo procureur ngameze nabi. Kumva urubanza baraye barusomye baduhaye twe kuwa kabiri, bamugira umwere n'ibipapuro turabifite. Kandi uwo muntu mu rugo rwe arabazwa miliyoni enye ku bantu 5 atunze mu rugo rwiwe, harimo afitemo n'abamineri b'abanyeshuri. Abo bose twese twarabahaye kandi birazwi n'ibimenyetso turabifite, nawe ntiyabihakanaga. None twagize impungenge z'ukuntu bamufunguye, bakamufungura bitazwi, kandi twe twagiye kumwifatira mu gihe bavugaga ngo bamubuze. Tubasaba uburenganzira, turagenda dufata imodoka tujya Igihombo, aho yihishe tumukurayo. Umugore araducikajya i Kigali, twari tukiri kumenya aho umugore afungiye, baramudutumye. Mu gihe tukiri gushaka n'umugore we, twumvaga n'umugabo bamufunguye agizwe umwere. Twe tukaba twibaza ubuyobozi bw'u Rwanda rwose, twadutabaza ubuyobozi bwo hejuru buturenganure mwaka karere ka Rusizi gafite ibibazo. Karere ka Rusizi umuturage wo hasi ararengana. Meya yaraceje akatubwira ko icyo kibazo cyamurenze. Twagera mu rukiko rw'ibanze bakatubwira ko icyo kibazo ngo bacyakire, ariko ngo tutemerewe kujurira. None iminsi 5 baduhaye irashize, nta kintu baduhaye, nta kintu badutangarije. Niyo mpamvu tuje ku buyobozi bukuru, ku rukiko rukuru, baturenganure. Twazanye abana, barazana n'abandi, baradutunga, kuko twe haramwe abagore batakibana n'abagabo, abagabo birukanye, kandi nibyo bifite ishingiro. Wabwiraga umugabo ko ari umugore mugenzi we kandi w'umuturanyi w'inshuti, ukamwumvisha ukuntu ari ibyo. None abagabo baraduhindutse. Twazanye abana rero, turaba hano ku rukiko, twabibwiye perezida w'urukiko rukuru, arabizi, naza turenganure, asubiza Gaspard n'umukobwa we bagaruke, afatanye n'abo banadina bafashwe bameremye ibimina, bagira uko bumvikana umuturage bamusubiza agaciro, bagaruke mu muryango tubane. Bitari ibyo ntabwo ibintu bizashoboka. Ibintu nibyo bikurura amakimbirane bikavamo n'intambara, ibintu nibyo bikurura amakimbirane akavamo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Twebwe rero twaje mu buyobozi bukuru, tuzahava iminsi 3 n'itanu, muzamuhari muzabyumva, tuzahava ari uko baje kuturenganura. Turahaguma n'abana twabyiyemeje. Twabwiye perezida w'urukiko ko tuhaguma, tubatumye namwe mubishyira ku mateleviziyo no kuri radiyo. Meyaze ubuyobozi buze, minisitiri yo kagira imana twaramwandikiye, yaradusubije ko ikibazo bari kugikemura ntibagikemuye. Ubu dusigaje kubimenyesha Perezida Kagame, umusaza wacu, natwe turamwizeye ko atatuma abanyarwanda bapfa ngo abandi bakire. Ntabwo bishoboka ko umuntu yarya miliyoni 40 umuturanyi ari gupfa. Mama, mu buryo bworoshye, mwebundi ko numva n'ubundi n'imanza mwe mutazikunda, mwumva byagenda gute? Twebwe ntabwo dushaka imanza kugeza ubu. Umuturage ku iki gihe twese turi munsi y'amategeko. Bariya abantu bafite ibimenyetso, amafaranga ntibayahakana, barayakiriye. Bari gushaka umwavuga kugira akomeze baturya. Ikigaragara nubwo tutabona icyo twita icyo bita ruswa, tutayifitiye n'ibimenyetso, ariko mu nyurabwenge zacu, umusobozi bwacu bukeya, tubona ko ruswa irimo.
kuko sinzi ukuntu umuntu yaba yararemye ikintu akaba afite mashini yasoreragamo abantu hakaba harasohokaga umuntu warangije kwishyura abo bantu tukabifatira banze kubafata tukabazana tubereka n'ingano y'amafaranga bafashe nyuma bakabarekura ngo bagizwe abere ibyo bintu ntabwo byumvikana niyo mpamvu tubona ko harimo icyo bita ruswa nubwo tutabimenyera ibimenyetso. ngewe ubundi nitwa Mbabajende Jonas amafaranga nayahaye uwo bita niyo yavuze niyo yankunze Esperance bakunda kwita Bakame. Uwo mujura njye kuntu namuha amafaranga yaje anteka umutwe ho ku kazi arambwira ngo hari kimina anyinjizamo cyunguka amafaranga menshi cyane ku buryo ni muhimu miliyoni 1,350 agomba kumpa miliyoni 9,500 arabinyemerera anyereka anjyana muri Populaire banki ya Populaire ishami rya Rusizi ambwira ko ayo mafaranga nimara kuyamuha ko nabandi bari kuyamuha kandi amafaranga bari kuyabona izo nyungu zose bari kuzibona ikimenyimenyi anjyana muri Populaire anyereka abantu amaze guhemba miliyoni 17 zose z'amazina abiri nanjye ndavuga ati amafaranga reka nyamuhe amafaranga nayajyanye iwiwe muri saro iwe ari kumwe n'abandi badamu babiri anyereka ikintu cy'uruziga ndagifite hano muri telefone amaze kukinyereka ati rwose wowe mpa amafaranga umusibo none ejo amafaranga uzayabona kuva icyo gihe nayamuhaye ari kwa gatandatu kuri 20 kuri 16 kuri 20 yahise ko acika Kigali ageze Kigali ntegereza za nyungu ndazibura nk'umuntu wanyijeje ko amafaranga mu minsi 3 araba yampaye bo menye ko yagiye Kigali yacitse yagiye Kigali yanakuyeho telefone namuhamagara ntagire na mu telefone akambwira ngo arambwira ngo Samedi ngo umuntu ngo bakorana ngo ni umudivantiste ndamubura ikigaragara cyo ngiye kuri station ya polisi yamaze kwiregayo urumva amaze kwirega ajyayo ngeze kuri station ya polisi i Remera nako kuri station ya RIB i Remera ngezeyo amafaranga ngezeyo umuntu nsaba ko bamumba akampa amafaranga yanjye ndamubura urumva ndamubura maze kumenya ko ari afungiye aho ngaho ndavuga ati ngewe ni mumpereze Esperance nk'umuntu nabariye amafaranga yanjye iwe kandi nkayabarira mu ntoki ampa amafaranga yanjye cyangwa ndangira ahantu hari cyangwa nuko azanyishyura nongere nsubire Rusizi tekereza itiki ryo kuva Rusizi icyo gihe kuva Rusizi kugera i Kigali muzi itiki ryaho bongeye kumbwira ngo ninongere ngo mpindakire nsubire hehe nsubire i Rusizi amafaranga yanjye miliyoni 1,350 Esperance arayafite abana be bari kwiga ngewe ayo mafaranga nayafashe ngurishije mfashe nyagiye kuyafata mu cyangombwa cy'ubutaka natanze cyangombwa cy'isambu cy'inzu ntuyemo ubu kugeza kano kanya abana umugore abo bose ayo mafaranga turi kwishyura iryo credit nta kintu kiri mu rugo nta kintu cyo kurya nta kintu cyo kunywa abana nta kwiga ikigaragara cyo Esperance yaragiye yajyanye n'umuryango we ngewe ikintu nifuza nuko yakanyishyuye akishyura amafaranga yanjye izo nyungu data nazihorera ariko nanyishyure miliyoni 1,350 nindangiza nge kuyishyura kuri banki mu maboko iwe muri saro nagiye iwe muri saro aranyakira twicaranye hari ikibazo cy'uko ngo abantu ngo mwahaye amafaranga yanyu bari bafashwe mu nzego zibishinzwe bari kubarekura rwose nk'uwo Esperance bakunda kwita Bakame ngewe nagiye kuri station ya RIB i Remera afunze mbaza komanda waho ati ese arafunze arambwira ati rwose arafunze Esperance arimo atari ko kubera ikibazo cya covid ntabwo turi mu muguhe atari ku ikiza reka tumubaze uko akwishyura amafaranga yawe Esperance baramufunguye ntabizi banazi ko ikibazo amafaranga yanjye ayafite bamufunguye ntabizi icyo kibazo nakijyanye kuri station ya RIB ya Kamembe barambwiye ngo dosiye yanjye ngo iri mu mashini ngo bayohereje i Kigali
i Kigali nategereje ko bansubizana n'ubu amaso yaheze mu kirere. muri make bari kubarekura mutazi ibyo bari kuba. Kugeza ubu ngubu Esperance baramurekuye, ari mu muryango wiwe, 1,350,000 ari kuyarya, ari kurihira umuryango we. Ngewe ndi muri riske yo gutezwa ibyanjye, kandi turi benshi mu by'ukuri. Aha turi ni ku karere, turi benshi. Muratekereza ko twaje kugira ngo abayobozi baturenganure. Muratekereza ko icyaba kiri inyuma y'uko kurekura aba bantu bafitiye amafaranga ni iki? Icyambere wenda ubona haye amafaranga, numva Esperance Bakame umugabo we n'umuyobozi, nta urumva baramuvugiye, ubwo numva ko na ruswa zaba zirimo kugira ngo umuntu afungurwe. Sinumva nimba umuntu twamuhaye amafaranga, umuntu akamuha amafaranga, ubushinjacyaha ndetse leta y'ubumwe y'u Rwanda ikabizi ko ayo mafaranga yafashe mu buryo butemewe n'amategeko, akayafata kandi akaba ari umujura agafatwa. Umujura yamara gufatwa bagahita ko bamurekura atanishyuye ya mafaranga. Ikindi harimo na bamwe numva ngo bazanywe mu butabera baburana tudahari, bamwe baraza ngo bagiye banasomerwa tudahari. Ese uwo muntu aburana nande? Aburana n'impapuro cyangwa aburana n'umuntu yahaye yibye? Perezida w'urukiko na meya w'akarere ka Rusizi bazi hano badutabare, batubwire icyakorwa cyangwa badushakira inzu tubemo, kuko n'ubundi iwacu ntaho kuba dufite. Ubundi nyirizina impamvu twaje hano ku rukiko, Gaspari hamwe n'umukobwa wiwe, kuko twaremeye umuryango we wose, batubwiye yuko babazanye hano ari urukiko rwo guca urubanza rwiwe. None tugeze aha ngaha ku rukiko batubwira yuko ikirego cy'iwego cyahagaze, ngo umushinjacyaha ngo ararwaye. Uwo mushinjacyaha rero natwe twiperereza amakuru yacu, tumaze kuyaperereza ku wa mbere batubwira neza yuko aribo babasomeye kandi barekuwe. Natwe tuje aha ngaha ku wa kabiri dusanga uwo Gaspari n'umukobwa wiwe bamaze kurekurwa. Umushinjacyaha tugira inama, atubwira ati mu minsi 5 nimuze, nimumara kuza tumuzano ku rukiko, kuko nimurenze iminsi 5 ntago mwemeye kujurira, ngo ntago twemeye kujurira urubanza rwacu. Gaspari n'umukobwa wiwe n'uwo Nadine babishinze, n'uwo Nyirabashongore mushiki wa meya, nibaze badoreza amafaranga yacu kuko barayafite, nabo bayajyanye miliyoni zirenga z'abantu barenga 100, nibayazane kuko barayafite. Uwo Nyirabashongore none se kavuga kijyanye n'amafaranga yanyu by'umwihariko abantu bari kubarekura, niko murabona murakeka ko baba bari kurekurwa kubera iyo mpamvu? Kwa byaratuyobeye babagiza abere kandi amafaranga yacu bayafite. Urugero Gaspari na Cecile, Gaspari afite konti amafaranga yo yanyuzeho, na bordero ndayifite, kuko ngewe ndi hafi ya Cecile hamwe na Gaspari. Nge amafaranga nayamuhaye mu ntoki, ariko inshuti yanjye iri i Kigali yaravuze ati ko numva ibyo bintu anje yabishishikarize twariganye, amafaranga aramugiraho gute? Amuhereza nimero ya konti, ayashira kuri Mahoro Blaise, kuri konti ya musaza wande wa Anje. Noneho ndangije iyo bordero turayifite, ibimenyetso turabifite byose. Ngiye nibaza impamvu Gaspari nawe n'umuryango wose bawugiza abera. Ariko ngo nimwe mwari mwamwifatiye n'ubundi twaramwifatiye, twigiriye igihombo turi abagore 14 muri kwasteri ya Dodo. Turagenda, tumaze kugenda abacu twari kwabajyanyeyo bagumayo, bamaze kugumayo baramucunga intambwe ku yindi, ahubwo bagira abasazi. Amaze kubagira abasazi abahamagariza ribu iza kwataka abagenzi bacu, aravuga ati nimumfungane na Gaspari kuko niwe ufite amafaranga yanjye, ni wungesheje ahangaha. Umugore yagiye kubyarira muri gereza ahangaha kuri ribu ya polisi ya Gihombo. None tuhageze Gaspari ashaka gucika uwo mugore, natwe tuba twabimenye. Aya tuzamuje umusozi ureshya n'iki giti, turamuzamukaho tumwiruka mwikaho, abona nta ribu ducikire. Turi abagore 14 turamugota, nitwegeze tumukoraho. Gaspari abura uko abigeza, turangije tumujyana kuri ribu. Procureur w'akarere ka Nyamasheke niye waje aradukiranura. Abapolisi baze gufunga Gaspari, baze kumwambika amapingu, ahubwo Gaspari akajya duseka cyane yatugize abasazi. Procureur ni intwari, yamwambitse amapingo, yambika Gaspari amapingo, avuga ati aba bagore bafite ishingiro kuba baturutse Rusizi bakaza kukwifatira, ubafite amafaranga yabo nubishyure. Gaspari dutungurwa no kubona bamufungura
aramufungura atatwaye amafaranga nabo yemereye ko agomba kuyabereza abantu 8 bamuhembye nta n'igiceri babuhaye yarayabimye none ari kwidegembya ubwo turabaho gute njyewe natanze ingwate yanjye kugira njye mu Kimina none ubu ngubu banki iri gushaka kuneza imitungo yanjye Gaspari nama amafaranga yacu nk'abanyamuryango binjiye mu Kimina Ikimina kiremewe hano mu Rwanda hose kiremewe na hano namwe atemeye Kimina ni gute Gaspari yakomeza idegembya hamwe nabo ngabo nesho bundi Nadine baramufungura na nyirabashongore bamufungura yitwaje ngo ni mushiki wa meya ibyo ni ibiki nibaduhereza amafaranga yacu na Bakame nawe baramufunguye kubera ko umugabo wari maneko ibyo ni ibiki nibaduhereze amafaranga yacu kandi ibintu bakoze n'abantu bize sijiji n'abantu bakora akazi ka leta nibaduhereza amafaranga yacu nta kindi kintu dukeneye kuko turenda gupfa uyu munsi mavu twaje ku rukiko twaje twiyemeje ko tugomba kuba hano bakaduhereza amafaranga yacu ni gute bahamagara bafungura umunyabyaha bakamufungura bamara kumufungura batabitumenyesheje ariko twebwe twamureze ni yihe mpamvu ni twebwe badufuge kuko ubwo ari twebwe dufite icyaha Gaspari n'umukobwa wiwe nibaza n'amafaranga yacu kuko barafite Vandame yarishyuye Françoise Beka yarishyuye n'abatanga buhamya bacu Jeanne yarishyuye abantu bose barishyuye ni gute Gaspari atayishyura amafaranga y'abaturage nibaze baduhereza amafaranga yacu Mushicyame ari kwidegembya Nadine ari kwidegembya Cecile yarabuze nibaze ibimenyetso byose turabifite nibaze baduhereza amafaranga yacu ntago tubikeneye nibaduhereza amafaranga yacu bitudindiza mu iterambere ndi gutanga imisoro ndi gutanga iki amafaranga igishoro cyose nyine wa Cecile yafite nibaza n'amafaranga yacu nta kindi kintu dukeneye ko baturenganura nta kindi kintu dukeneye turi kurengana abana barwaye bwaki reba nk'uyu mubyari hano ari yicaye yabyaye babirabyariye kwa Gaspari nibazana amafaranga yacu hano ntago tubikeneye niba turenganure turi kurengana yashira amafaranga yacu mu buryo kuko twari twatanze ikirego cyacu kuri RIB hano ya Kamembe turi kurega Gaspari n'umukobwa we noneho mu gihe tukajya tugenda kubabaza kuri sitasiyo ya Kamembe hano kuri RIB ati kuki umuntu tuza hari kandi tukaba tubabwira ngo mumufate ntimumufate kandi twebwe inzara igiye kutwica banki igiye kudutereza amazu kandi afite amafaranga yacu tubiza akorera leta ahagarariye uruganda rw'ikawa mwamutubwiriye akaduha amafaranga yacu kuneza ko twari dufite amaresi dufite n'ayo marisite basohoragaho kuko izina rye ni twebwe twamuhaye noneho bakavuga ngo mugende ngo turi kubikurikirana ngo turacyari kupereza tubona inzara igiye kutwica dufata imodoka turagenda turamuneka tumenya hari noneho ashaka kutwigiraho ko atagira noneho ubwo uwo turamufata tumufashe tukajya aba kuri RIB kuko baziranye nyine ari umuntu ukomeye bakajya bamutinya duhamagara inzego zose zo mu Rwanda bahita ko batwoherereza umuntu aratuvuganira noneho amaze kutuvuganira baravuga ati uyu muntu n'umunyamakosa nafungwe noneho dusaba yuko bagomba kumuzana kuri tereho ikibazo cyabereye bamaze kumuzana ikintu cyadutangaje nuko twebwe twashidutse bamuzanye ngo kuburana noneho umunsi noneho kuburana bashaka kudusohora noneho turavuga ati nta kundi hano ni mu buyobozi reka turebe noneho nyuma yaho perezida w'urukiko aravuga ngo atwinjiza turi abantu babiri ngo nituzi icyo gihe twanatanze n'ubuhamya mu rukiko tuvuga ati nguyu Gaspari niwe twihereye amafaranga yacu dufite n'ibimenyetso byose bigaragara noneho urubanza ruragenda kuko Gaspari ni umunyamafaranga yashatse n'umwavoka w'i Kigali ngo uzi amategeko cyane uzi inzira zose agomba gutereta nyine ikibazo cye cyumvikana twebwe turi aba Rwanda rugufiya ntabwo tuzi aho inzira twaca
bigacamo. Icyo twasabaga ni uko leta yadufasha kugira ngo aba bantu, kuko uhagarariye ibimina baramufashe, noneho ikintu bari no kwitwaza ni uko bari kuvuga ngo kuko meya ngo ari harimo mushiki wa meya akumva ko ngo ubuyobozi hano i Rusizi buri bubafashe. Twasabaga kuko ubuyobozi bw'ahangaha i Rusizi ni ibintu nyine, kuko abagenda nyine bumva ngo meya abashingiye igiti, abakumva ko twebwe ntacyo twagira. Twabibwiye meya nta kintu yatubwira na gitoya, aradusuzugura kuko abari gushingira igiti mushiki we. Niyo mpamvu rero twasabaga dutabaza u Rwanda rwose kugira ngo nukuri baturenganure, kuko inzara igiye kutwicira abana, abanyeshuri ntibari kwiga, nukuri mudutabare kuko ni ibibazo bikomeye cyane. Abo bantu bari kubarekura kwabo muri kubyakira mute mwebwe? Ni ikibazo kuko ntituri twaje umunsi wo kuburanisha urubanza ngo barusome, bari kuruburanisha saa 7 ngo rusoma, tugera saa 9 haza umuntu ukora hano ku rukiko aduha nomero ngo nimutahe ngo muze kumbaza ngo nka saa 12 ngo cyavuyemo ngo perezida w'urukiko ngo yarwaye, ariko ubwo bari kurusoma kuri 2 turaza baradusezerera ngo ntago bibaho, ngo bazarusoma ku itariki 6 turaza turahirirwa. Babonye tuhiriwe baravuga ngo nimugende ngo mufatiye nomero ngo muze kutubaza ngo urubanza rwa Gaspari nguko baza kurusoma. Tugeze saa 12 turahamagara, ese ko mutari kutubwira uko Gaspari bimeze, ngo amakonegisiyo ngo yagize ngo muzatubaze ejo saa 2. Tubabajije baravuga ngo twabonye ko nta mpamvu nimwe yo kufunga Gaspari, ngo yabagizwe umwera we n'umukobwa we. Ubwo rero twebwe tukumva harimo ikibazo cyihishe inyuma bitewe n'uko ubushobozi bwabo ari abakire, twebwe atura rubanda rugufiye. Twasabaga nyine baturenganure n'ukuri, akatubera imfura bakadufatira abantu bari baduhangayikishije baturaza ishinga aribo Nadine na Nyirabashongore. Nkuri bagize neza, barakoze, ariko kugeza uyu munota n'ubundi twagize ikindi kibazo gikomeye cyuko leta iri kugikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abajura babashakishe, noneho tugasanga aho babafashe babafungira bagiye bakoramwe amakorobasi, abantu bakabarikura ku buryo butazwi. Bwa mbere bafashe Bakame, twe twatangiye ibirego i Rusizi, barangije ibirego babifata babijyana i Kigali kandi twamuregeye Rusizi ku buryo butumvikana budasobanutse, ku buryo aba bashinjacyaha bose ba hano barumiwe ntibazi kijya mbere. Ubu ntiwatumenya ngo dosiye yacu igeze hehe ku muntu turega miliyoni 50 baramufasha bamufungiye i Kigali. Mu minsi 2 twumva ngo bamurekuye, duhamagara umushinjacyaha witwa Niwe Nshuti Jean Dodier ngo rufite urwo rubanza, agahora turerega nta kintu kizima yigeze atubwira kugeza bugingo n'uyu nguyu. Kabiri babafashe Gaspari na Ange umukobwa we, bemera amafaranga, abagore nibo bagiye kumwifatira igihombo, RIB itaragiye kumufata, ntibamushyikirije RIB, none nawe ejo bundi yararekuwe ku buryo udashobora kumenya, nta busobanuro wabona mu kurekurwa kw'abantu. Icya gatatu, ubu bafashe Nadine na Nyirabashongore. Igihari nuko barimo kugenda bavugana bati umuntu ari kwitaba parike agahakana ibintu byose, agasaba gutaha akaburana ari hanze. Niyo trike bari gukoresha. None nabeje barabajijwe, ejo muzumva ngo barekuwe. Njyewe ikintu cya mbere mbanjije gusaba na perezida wa Repubulika niba zareba iyi video azabyumve, nkatwe twese turi ahangaha twaje ku rukiko rw'ibanze, twagiye ku rukiko rwisumbuye, turasaba ko bari abagore babiri basigaye nibo bazanye ibimini Rusizi, ntabwo dukeneye ko bazaburana. Bigitangira bamarahunze, hari abitwa ba Mama Julienne nibo barabadimini muri ibyo bimini, barabafashe barabafunga. Bukeye buri muntu wese akagira gutya bakamwohereza intebe kuri RIB, agafata amazina y'abantu bamuhaye amafaranga n'abo bikiye amafaranga bose barayishyura. Ni gute abantu barabadimini atari bo bafunze ibimini bishyura amafaranga, abandi bakabahereza umwanya wo gutekereza no guhereza abavoka ngo babahereza ibitekerezo byo kubeshya kugira ngo ntibagire gute ntibatwishyure. Baravuga ngo barahereza abantu amaresi, batangiza ikimina ko Nadine ari we wagitangije. Hari resi yigeze atanga, arafite igitabo cya resi ngo utanze amafaranga atange resi, ko mubizi ko ibimina byavuye mu Rwanda twari tumenyere kwa mu bimina hari umuntu ujya mu kimina atanga amafaranga bakamuha resi. None rero twe turasaba ko Nadine ukiri muri gereza, nta nubwo dushaka kuba mu mwanya wo kuburana n'ibyo bintu yabashijwe byose nibigirwa imfabusa. Nadine nagume muri gereza bamuhereze liste y'abantu nk'umuntu watangije ikimina, aduhereza amafaranga we na Nyirabashongore. Nta kwitwaza ngo nuko ari mushiki wa meya, nta kwitwaza iki, no.
dukeneye ko baduhereza amafaranga nta kindi. muri make mwe muri kumva haboneka uburyo bwo kubahuza nabo buri wese akagenda amwibutsa ibyo yagiye amuhereza noneho akajya agenda yamusubiza. Nuko tubyumva kubera ko nkabura na uko tubyumva Nadine nka kuriya bari bamufashe nk'umuntu wafunze ikimina cya ujama akaba yarafitemo imyanya 35. Urumva amafaranga y'abantu abitsukwa ngana bazana nibafate bakame bamuvana i Kigali bamuzana i Cyangugu nawe areke kugomeza yitabira i Kigali siho bamuregeye babashyira hamwe bakame yarahagarariye Blessing i Cyangugu afite nandi mafaranga y'abantu muri Blessing nawe bamuzane hano i Cyangugu abari hafungirwa none bo basubirane bavuga bati amafaranga naguhaye yarayarunaka ayo naguhaye yarayarunaka nibyo kuvuga ngo nibafate resi ntago ikimina kigira resi abo bayahaye mbere hari amaresi bari bagaragaje harimo abantu bakeya bafitemo za borudero ariko ni bake bakure ntabwo twe twari duturanye na Dine nko ku ntambwe ebyiri ntibari gufata amafaranga ngo ujye kuyacisha kuri banki umuciyeho. Niba umuntu ari ku ruziga avuga gute ko nta kimenyetso gihari undi kukibabaho umwanya wo kujya mu rukiko abandi bataragiye mu rukiko. Ikindi ndi kuvuga twebwe hano twaje ku rukiko uyu ni umunsi wa 5 abagombaga kuba bajuririye kuri buryo bwo kurekura. Niba tudafite umwavoka cyangwa tumufite ubushinjacyaha bushinzwe kutujuririra ko kibutabikoze ko uyu munsi ari wo wanyuma niba bagombaga kutujuririra umuntu rero twe turasaba ko babafata bakabagarura muri gereza. Icyanyuma turifuza ko DPC yaduhereza urupapuro tugafata kwa stere ebyiri urupapuro rwo gusohoka karere tukajya kureba perezida wa repubulika kuko ndabona izi nzego za hano bo barashaka kudusubiza mu icura burindi. Niba abantu baratanze amagara yabo abantu bakabagendera mu magarara tujeriti kugira ngo igihugu kive mu mwijima aba bantu bitwa abayobozi bakaba bashaka ko igihugu gisubira mu mwijima. Ntabwo twebwe dukeneye ko abantu bazarwanira mu muhanda ngo baterane amabuye dukenera kwishyuza ku neza. Niba DPC naduha urupapuro dufate kwa stere ebyiri twebwe tujye Kigali tujye kureba perezida wa repubulika turenganure kuko hano ndabona byaranze. Ku rukiko turahaguma aho ntidutaha twavuganye na perezida w'urukiko rwisumbuye twamubwiye ko twaje tujanye n'abana n'abandi bari nyuma bari kuza nibafunge Gaspard atanga amafaranga yari yemeye Nadine bamuhereza urupapuro bamuha urupapuro azafate nuko tabako ministeri w'intebe twari twamwandikiye yarakoze n'umubyeyi arakabyara aragaheka niwe wadufashije kugira ngo bari abantu bafatwe. Niba yarabishyizemo imbaraga zingana kuriya kugira ngo abantu bafatwe ntidukeneye kubongera kurekurwa bataduhaye amafaranga. Kabiri Ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu bwaherutse ino yabwiye meya ngo iki kibazo gikemuke ku buryo bwihuse sinzongera kumva induru ibimina niko yabwiye na Ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu barongera bisubiriramo umuvunyi none ibibazo byose barabiryamisha ubwo bari kucisha hirya no hino baca inyuma batanga za ruswa ngo abavandimwe babo basohoke. Ni gute Gaspard agaragarirwaho miliyoni 16 bakamuvana muri gereza ngo urukiko ruramurekuye nta muntu n'umwe yishyuye. Bakimara kubona ko harimo ikibazo baradusabye ngo nidusubize amafaranga kuri konte security bafungura konte muri beka bamaze kuyifungura basaba umuntu ko azajya ashyiraho 500 wari ufitemo imyanya 2 agasubiza miliyoni amafaranga twaragiye turayaverisa none ba nyirayo bari kutwishyuza natwe bakajya kuturega kandi amafaranga ari muri konte security iraborotse ntituzi ikintu yaborokewe kandi n'ibimenyetso byerekana ko twayashyizemo turabi